ndabasuje nitwa Dizboy w'Abanyarwanda, intumwa y'Abanyamusanze ireberera inyungu cyangwa se agaciro k'Abanyamusanze cyane cyane abaturage bo mu murenge wa Gasheke. Guys, ndizera ko rero mumeze neza, abanzi ku izina rya Dizboy ntabwo bakinshidikanyaho kubera amakuru ndimo kubazanira agi atandukanye kandi amakuru atamaze iminsi cyangwa se amakuru amaze igihe. Guys, ndagira ngo niba warabanje gukanda subscribe ukakanda like, share, comment, ni ibintu byiza cyane hano kuri Muri TV 250. Guys, nkuko rero nabikubwiye, abanze ku izina rya Dizboy ntabwo bakinshidikanyaho kubera ibyiza n'ibitangaza ndimo kubakorera video nziza cyane zigiye zitandukanye. Guys, uyu mugabo rero yitwa Tikuwote, mwamumenye cyane mu mafilime gusetsa. Uyu mugabo nawe byaranze kuzana umugore cyangwa se gutera ivi, none kera kabaye akoze amateka cyangwa se agasha, azanye atereye umukobwa ukuvi, ariko umukobwa ntabwo yaje kugaragara mu maso, ariko ikiriho nuko yateye ukuvi, yateye ivi mumbabarire. Donc uyu mugabo rero ni ibintu byiza kuri we n'abakunzi bamufana. Guys, ndagira ngo ubanze ukande subscribe, ukande like, ni ibintu byiza cyane. Dizboy y'Abanyarwanda, intumwa y'Abanyamusanze.